nze ndi missionary apart from yuko ndi pasiteri Okujja wa church okujja kuti ndi ariko musumba kandi ndi w'ekkanisa missionary naye ate ndi missionary ndanza kubwiriza ahantu kure ntababwira ahantu kure cyane ntera kugenda kubulira wantu ewala nyo njyewe n'umuntu umwe uyu umwe nze ndi omu nzeka natega indege nkajya kumubwira niwaba muntu omuzenyiza Yesu yigeze adutuma umubare w'abantu Yesu teyatusindika ku nnamba Bibiri zivuga z'abantu ngo muri yasize 99 bayibuli egamba yalekawo Waja gushaka 19 gusa imwe n'agenda kunoonya endiga emu kubera ko yokka abantu basigaye ari abanyantege nke olw'okuba nti abantu banafu bakunda masi baagala maaso baza baryoherwa iyo habakubise amashi banyumirwa nnyo bwe babakubira mu ngalo iyo habakubise amashi ne banyumirwa nnyo bwe babakubira mu bakaryoherwa iyo ngalo hariya bakubise ne amashi banyumirwa ne wali nga babakubira mu buriya ngalo rero kaakano ni umwuka w'ubwirasi guli gwe mwoyo gw'okwegulumiza gutumira si ibyacu gutumira ni ibyacu okuyita kwaffe ariko abantu kuza naye n'iby'Imana ate abantu okujja mwe byakatonda mwaje mwe mwazze mweregwe neza mubeere bulungi mutuze mukakane Yesu ari kumwe nawe yesu ali wamu kandi naffe yateguye ibi bintu Ate kugira ngo wowe uraha yategeka bino ebintu gwali wano ubyumve obiwulire abantu bakunda amashi abantu baagala nnyo engalo okukubirwa mu ngalo baagala maaso abantu bakunda kuba n'abaudiyansi ikomeye baagala kulaba odiyensi y'abantu ariko sizo b'amaanyi tageti za Yesu naye si ye tageti ya tageti yesu ya Yesu ni umuntu umwe tageti ye yesu muntu tugiye omu kuganira ijambo gutegura umugeni wa Kristo tugenda kunyumya ku kigambo ekigamba nti okutegeka omugole wa abageni kristo ba Kristo mu bwinshi Bibiliya ntizivuga abageni ba Kristo mu bwinshi bayibuli teyagamba nti abagole ba kristo mu bungi izivuga umugeni wa Kristo ayogera ku mugole wa kristo omu yekka ndavugana n'umuntu umwe uyu munsi wa none leero njogera n'omuntu omu yekka singeneye abantu babiri seetaaga babiri ngeneye gusa umuntu umwe neetaaga omu yekka uwo Yesu aganiriza yesu gwananyumiza umugeni we gw'omugole we only one person omu yekka omuntu omu singeneye babiri seetaaga I babiri only need one person neetaaga omu yekka amen amen umwe omu azahinduka gutya acuka ngo bw'ati mu bwami bw'Imana ibirori bikaba mu bwakabaka wa katonda yabera okujaguza omu yekka baza bavuga ngo umwe gusa omu yekka ijuru riza rivuga ngo turafatisha eggulu ligamba nti tukwasiza umwe gusa omu yekka omu mureke dusome ibyahishuwe muleke tusome mu kubikurirwa umwe gusa omuntu omu yekka 19:7 19:7 amen amen avuga gute wogedde watya tunezerwe twishime tusanyuke tuyihimbaze tumutendereze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye kubanga embaga y'omwana gw'endiga etuukiridde umugeni we akaba yiteguye umugole we n'abanga yeetegese ako kanyuma niko tutinda akasembayo ke tugenda okulwako nnyo turavuga hejuru yo kwitegura k'umugeni tugenda kwogera waggulu okwetegeka kw'omugole kisa kikwereka ko umuntu yenda gukora ubukwe ekikulaga nti omuntu ayagala kola mbaga arangwa n'imyiteguro ya hato na hato ekimulabikako kwe kwetegeka okwawatonotono bazabitegura kubw'akantu kose yeetegeka ku buli kintu azagera kyonna mu rugo ugasanga akantu kose gakenewe mu rugo yarakaza otuuke waka n'osanga buli kintu kyonna yakireeta biba bizavuye biba byaviiriddewa yariteguye yeetegeka ndarangiza mbabwira ngo bageni ba Kristo mugeni wa Kristo nkomekereza nga bagamba nti mugole wa kristo witegure weetegeke ubundi ubuzima bw'umuntu obulamu bw'omuntu bugomba kugirwa no kwitegura bulina okubeerawo n'okwetegeka iyo utiteguye no mu buzima busanzwe bw'oteetegeka ne mu bulamu bwa bulijjo zanga bikunda hari aho uzuhura n'ikibazo mu ngeri yo n'osisinkana n'obuzibu ugasanga umuntu arabyaye abana n'osanga omuntu azadde abaana ntazategura uko bizabagenda tategekanga engeri gye balibeerawo gutegura ko abana baziga neza okutegeka nti abaana balisoma gutegura ko bulungi abantu uzabasigira inzu okutegeka nti abaana libalekera gutegura ennyumba kuzahindura ubuzima okutegeka okukyusa kuba mu obulamu buzima gusa bwo kurya ejo n'obeera mu bulamu bw'okulya ejo bundi narariye ejo nalya mfite akantu nzishura inzu nja kusasula ennyumba turi mu buzima bwo gukodesha tuli mu bulamu turimo bw'okupangisha dutegura kuzubaka amazu nga tutegeka dutegura okuzimba amayumba kuzazamura abana bacu tetutegeka okuyimusa abaana turimo baffe dutegura abana kubasengera tetutegeka abaana baffe baricaye gusa batudde natwe turicaye natwe tutudde ejo ntituzi aho bazaza ejo tetumanyi mu we buzima badaga busanzwe mu bulamu obwa bulijjo dukeneye kwitegura Twategeka kugira ngo okwetegeka ubuzima bubeho obulamu bubeerewo mvuze vuba vuba ngo numve nimba ubishoboye urabizi mumukomera amashyi amen
ari tayari nawe yariteguye igiterane netegekero rukungana. Amen. nari mvuga iki Bade njogera kuki ndatinda ku ijambo rivuga hejuru yo kwitegura ngenda kuba ku kigambo cyo kwitegura abakristo ba none bagande ngiriye kuce bakati tebetegeka kwitegura okwetegeka. kwitegura ni gute Okwetegeka chichi umuntu yitegura ryari umuntu yetegeka di ese umuntu yitegura iki umuntu yetegeka kuki mureke babaze kino kintu kambabuze ikintu kibuzo narimo mbwira bene data nageze muri airport owenda ngamba borugana tinatuka ku airport none ngo nshikemo bwe nari ntuseyo indege irakereza bwe natuka yenyonyi nerwawo imaze gukereza bwe yarwawo ndabangura kanje mu imbesenga mu cumba airport zose zigira ibyumba by'amasengesho airport zona zibena n'ebisenge byo kusabiramo mwari mubizi ko airport zose zigira ibyumba by'amasengesho mubadde mukimanyite airport zona zibena n'ebisenge byo kusabiramo airport ndageramo ngo ndeke gusenga teri airport nyari ntusemu nenemo okusaba zose zona baza bazubaka babisimba hakaba harimo amasengesho wabera wabasabiramo ikanombe hari ukicinzira utambutse nje baza bakubita ekanombe ga bakayita kwa mustamp habamo icyumba cy'amasengesho wabera mu kisenge cyo kusabiramo Jomo Kenyatta wari 15 ku 15 hirya awo haba kufa amasengesho wabera kusaba aha Entebbe wano haba Entebbe icyumba cy'amasengesho wabera kisenge cyo kusabira Entebbe niho ntabonye icyumba Entebbe cy'amasengesho wasalaba ariko sinagishatse aho niho nagishakiye nawe nakibonye nakiboneye wana kirabira ni muri Ethiopia Bole eyo mu haba Ethiopia icyumba cy'amasengesho wabera kisenge cyo kusabira hose aona nagiye mbagira ngo reka nje gushima Imana kuko nsigaye ngenda n'indege nagenda ngangeze kwemba sati mukanema simukamera kuba titabane nyoni nageramo ngasanga abayisilamu barimo bwentuka neza abayisilamu ngana babaswara nareba abakristo bacu bose bwentuka ku bakristo bacu nta n'umwubamo teri no mabera mu no mbaza umuntu ndamubwira nebuzo umuntu nemugamba ko nshaka gusenga none nasanze ari abayisilamu ngaje kana kusaba ngana sazi abayisilamu ntabwo twacubakiye abayisilamu namwe twazimbira abayisilamu gusa abayisilamu nibo baza basenga wabura abayisilamu bebasabira abarokore naba mwabarokore muba mu buzima butiteguye mubera mu buramo butetegeka kaja ku ruhande nkasenga ngangende bali ariko ako kantu kagenda kansigara mu mutwe kanza kone kagenda kansigara mu mutwe ugiye guhaguruka mu kintu kidafite ariko indege zitera ubwoba ogeze situka mu kintu ekitayina enyonyi zitisa izigira gutyo ukamubwira ngo urapfuye kola mu tinoga amati tufute sinoyuriraho ndasenze sisobora kirinya muga sisabye abayisilamu ntibaza bazinjiramo badasenze abayisilamu tebajingira muga tibasabye bara mu buhe buzima babera mu buramu ki mu buzima bwiteguye obulamu bwo kwetegeka nigute abakristo bagomba kwitegura abakristo bayino kwetegeka nigute umugeni wa Kristo agomba kwitegura umugore wa Kristo yino kwetegeka amagambo ane yenda bagamba ibigambo bina ugomba gukora kugira ngo witegure kwene kono kusobora kwetegeka mbere ekisokerwako n'ukwiga ibyanditswe twe kuyiga ibyawandikibwa buriya tumaze kuba abakristo ba feke twafuka abakristo urwego udashobora guhagarara ngo uvuge Kristo umusobanure mu magambo asobanura kudara ryo tushobora kuyimirira nyonyore Kristo mu bigambo bitegerekeka rwaci ntituza twiga ibyanditswe tetuyiga byawandikibwa indirimbo ni nziza ariko cyane taririmbye neza yeme icene tayimbye bulungi akoze igitangaza akoze cyamagero indirimbo ni nziza enyimba nungi kuzina ni byiza okusina kirungi gusenga ni byiza okusaba kirungi ariko bitarimo ijambo naye nga tebiri mu kigambo uri pirate obera fake duplicate iyo utiga ibyanditswe bwotayiga ebyawandikibwa intambwe zibirukagwa okubeta biri bibiri n'ogwa zivuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye ma bayibuli egamba nga nteeka ekigambo hari ikintu cy'omutima tubika gwange mu mutima wacu wari ekyo tuteekeka mu mutima kikayobora gwaffe intambwe zacu mu bikomeye twebwe tukaba babandi fene tubeera nga twaba bali tutariye neza wetubanga tukaba tutwalidde babandi bali naye ne tubeera nga bali tutambara yuko kuko dushaka ubuzima bukaba ne bwabundi tutambala nga batwagala Kubera naye iki? tubeera buli lwaki twariteguye lwakuba dufite twetegeka ijambo tulina ekigambo bijya bavuze ngo muzaba mugize neza nimugitaho bagamba nti munamujja Iryo kukola bulungi oba ijambo. mulifuddeko ekigambo abantu baza baryoherwa n'umuziki sentetize abantu bawomerwa ne musiki sentetize ndizimera neza yeme piyano tenyuma hari umuntu wanga sente wali wakyawa piyano ariko burya ndihagije naye ate temala baza bayikubita mu kabare bagikuba mu baara uzogende muri Sunday branch muri Marriott wumva umuziki ubaho ogende mu Sunday branch mu Marriott owulire music abeeramu baza bawukubita bakubamu endongo
biriya ntibihagije. biri tebimara. Umugeni wa Kristo utafite ijambo muri we, Omugore wa Kristo atari na kigambo mu ye, ntiyiteguye. abateyetegeshe. Erega hari ibyo twahishwe, waliwo bye twakwekebwa, hari imigisha iba muri Kristo Yesu, waliwo emikisa egiri mu Kristo hari amahame Yesu, dusoma muri Bibiliya, waliwo principles eziri mu amahame ya Bibiliya, Bibiliya twayasoma akadukiza. principles ezo batusoma Aha zituwonya. finance bamo, Mubera mu finance, birakoma nibamo mu abantu bakunda, waberamo ebintu blessings by'abantu, zibamo, waberamo ebintu gukomera kw'abantu biza bivamo. okunywera kw'abantu biva muno. Kwiga ibyanditse, okwiga ebyawandiikibwa. cya kabiri, kyokubiri, umugeni wa Kristo aza yitegura ate? omugore wa Kristo yeetegeka Ni atya? ukugira mind ziri focused, kwe kubeera n'endowooza ezisimbyeko essira ku kintu, keeping his mind to Jesus. okutereka endowooza ze eri Kristo. Mind zacu Endowooza zaffe iyo ziri mu buzima bwawe bukaza buba focused ku Mana. wobeera mu bulamu bwo nga busimbyeko essira eri Katonda. Abantu benshi bagira ubukene bukomeye, abantu bangi babeera n'obwavu tugira obw'amaanyi, ubukene bwo gutekereza ku mafaranga, ne tubeera n'obwavu tugira ubukene obw'okulowooza bwo ku gutekereza ukuntu tuzamuka. obwavu bw'okulowooza Ariko tunayimuka tutya, guhoza mind zacu ku Mana naye okusigaza endowooza zaffe eri Katonda ni bake baza babikora. batono nnyo abakikola. Bavandimwe, abooluganda, ubuzima bwacu obulamu bwaffe iyo twarashwe mu mitekerereze, bwe tuba nga twakubiddwako mu ibitekerezo ndowooza, byacu byavuye ku Mana, endowooza zaffe ziva eri iyo Mukama, tutabaye focused ku we Mana, tutasimbako essira eri no Katonda, kwitegura kwacu nta kuba guhari. okwetegeka kwaffe kuba tekuliiwo. Imitima yanyu iba hehe? emitima gyammwe gibeera wa? Ugukomera, mu kunywera, blessing, muzahabwa umugisha, mwena muweebwa omukisa, muzabona amafaranga. mulifuna sente. Ayo ni amarangamutima. ezo ndowooza za Ariko umuntu kimuntu, yitegura he naye gute? omuntu yeetegeka atya? Ibitekerezo byacu guhora kuri Kristo. endowooza zaffe kwe kubeera eri ku Kristo. Uzi utekereza Kristo ujyari. oluuza ku Kristo ddi? Abenshi ni ugutekereza abagore beza abamu kwe bazashaka, kulowooza abakyala abandi balungi gutekereza balowooza, abagabo beza bazabona. abawala kulowooza ku basajja Iyo banafumbirwa. mwafokasinze, bye mwasiba abantu tesira, ntibahindure, mutekereze kuri Kristo. mukyuse mulowooze ku Kristo. Byanditswe biza bivuga gute? ebyawandiikibwa bigamba Ngo bitya, muzamuhora mwibuka Yesu Kristo bigamba mujjukiranga Kristo wakomotse mu Yesu, rubyaro rwa Dawidi, mwenda muri zonde lya Dawudi, wakazuka mu bapfuye, yazukira mu bafu. n'uko ubutumwa nawe buvuga. enjiri bwetyo bweyogera. Mind zanyu zifokasinze. endowooza zammwe zisimbyeko essira. Gatatu, satu, ni ukuririmbira Imana bivuye ku mutima. kwe kuyimbira Katonda nga kiviiridde ddala mu ntobo y'omutima. Iyo umuntu aririmbira Imana, omuntu wabanga ayimbira Katonda, aba arimo ategura kuzaramya Imana byite. abeera nga yeetegeka okuyimbiranga Katonda byerubeerera. Hari umwuka uza umanuka binyuze mu ndirimbo, waliwo omwoyo ogukka nga biyitidde mu luyimba, ukiyesitara ugasanga uba mu buzima bw'Imana. ne weetegeka ne wesanga obeera mu bulamu bwa Nzatangazwa Katonda. n'abarokore bagira imodoka, N'umwanyo n'abarokole ariko babeera mu n'emmotoka, modoka zabo n'emmotoka zaabwe haba harimo sekira. mubeera mu secula, ennyimba za secula. Nije mu modoka y'umuntu w'umukozi w'Imana, nayingira mu mmotoka y'omuweereza Mukama omugwemanyi, numva barimo indirimbo ivuga ngo ne mpulira nga mulimu oluyimba olugamba nunyanga ngo nzasara. mbu bwonkyawa nja kulaluka. Noneho n'umukozi w'Imana pe, kandi muweereza wa Mukama ddala simulimbirira. yakitoka ivuga ngo nunyanga nzasara. yakitoko egamba nti bwonkyawa nja kugwa eddalu, sinulifana. sisobola kisirikirira. Namubaza, naye mubuuza, njewe nateresa abakobwa batatu. nze nayogerezaako abawala basatu. Uwa mbere eyasooka yaranyanze, yankyawa yabonye ufite amafaranga. bwe yafunye ayina sente. Uwa kabiri owakubiri nanje naramwanze. nange ne mukyawa. Uwa gatatu niwe nashatse. owakusatu yono gwe nawasa. Ariko abo babiri twatandukanye, kwaba babiri be nayokana nabo sinigeze nsara. saaraluka eddobooza gwe eddalu. Nuko namubwiye, bwentyo bwe namugamba ndamubaza, ne mubuuza, ntabwo wanyuzeho nga kwange? teri gw'oloyiseeko n'akukyawa? Ngo nkabane. mbu nga bannaawo. None
kutari ku macukiro nga toli eri kukubongo londa igihe ko c'indirimbo ushizemo hano kakatono kasasiro gotaddemu oluyimba ngo nibakwanguza asara we bakucawa mbojja kuba kurahamagara umwuka w'ibisazi oli mu kuyita omwoyo gw'eddalo ndababwiza ukuri uzikindu babulira amaziba eida aruza asara wiwe cyangwa kuriya no wali alira luko weewabo bayi ibyo turamya biza bimanuka cyane yetusinza bikanyo abanyapolitike bashaka gukora icyo bita icengeza amatwara ba politician we bali bagala kola bazabazana baririmbyi baririmba we babanga bayina bye bagala kola baleta abayimbi mu Rwanda inkotanyi zararirimbye zitarafata igigura bango insinzi ndayireba batarayigera Rwanda inkotanyi zayimba nti obwanguzi bulaba insinzi bana b'u Rwanda obwanguzi bana b'e Rwanda insinzi ndayireba mu bice byose obwanguzi bulaba mu bice baza baremiki bali bagala baza baremikizere mu bantu bari bamaze kuba struggle kandi insinzi barayibonye ati obwanguzi ibi bivuga iki iyo turirimba Imana tuba tumanura ubwiza bw'Imana turi mu kusobora ubuzima bwacu n'imibiri yacu ikitegura Imana kubera ko twaririmbye Imana mu kuririmba rero haba harimo gutegura umugeni okutegeka omugore indirimbo ni isasu ntiriza rica ku ruhande oluyimba ly'ebisaso litayita rimanuka n'imbaraga kurusha n'ibindi yari kusinga ebirala nga lisiza amaanyi ag'amaanyi kubera ko turi abavugabutumwa babiri ko ndihuta olw'okuba nti tuli babulizi b'enjiri babiri turacyafite umukutano tuli mu kwanguwa tukyalina olukuŋŋaana icyakane ekyokuna ni ukuba mu buzima kwe kubeera mu bulamu bwejejwe obutukuvu bakristo abakristo hari umuntu wambwiye nje mwivugabutumwa hano wali omuntu yangamba nga ni mu kujja mu njira eno arambwira ngo East African nangamba East African ngo bakunda ivugabutumwa bagala nnyo enjiri ngo ryo kubabwira ko eyo kubagamba nti Imana igiye kubagirira neza Katonda agenda bakola bulungi kandi nukuri zabagirira neza ate ddala bakola bulungi nabaza babivuga si bibi n'abatera kubyogera ariko jewe sibyo nahawe naye nzi sibyo naweerezebwa nahawe ijambo rivuga gutegura umugeni wa Kristo naweereddwa ekigambo kigamba kutegeka umugore wa umugeni Kristo wa Kristo azayitegura omugore wa Kristo ava ku ngeso ze mbi ava ku mpisa zembi nimba warasambanaga ubireke waba waruyenda nimba waribaga ubireke wari mupi bifeeko mwari muzi ko tugira abakristo baza biba no mu kazi bakoramo mukimanyi nti tulina abakristo bapa ne mu mirimo gye bakoramo none tuzavuga Kristo ryari tujja kwogera Kristo nimba baguha ofisi muri leta waba bakuha ofisi mu nimba uri gavumenti umupolisi waba ari polisi nimba uri umusirikare waba ari nimba w'amacye uri accountant waba ari accountant niba uri umuminisitiri waba ari minisita wakijijwe eyarokoka ariko ukiba neno bango cyari umariye ku bwami bw'Imana ogasizaakyo bakabaka ba Katonda Bibiri zivuga ngo mugire ingeso nziza mu bapagani bayibuli egamba beera empisa ennungi mu nubwo bapagani babasabya nk'abakora nabi temufaanana n'abakora obubi ariko nibabona imirimo yanyu myiza ni bwe baraba emirimu bizabahera gyabwe bizatuma bahimbaza Imana binaabaleetera okutendeeza Katonda umugeni rero omugole aza yitwara neza yetwala bulungi abageni baza bavuga ngo reka nitware neza batagira icyo babwira agamba kantambule bulungi tebagamba omugole agamba kantambule bulungi tebagamba muzamuzihisha n'abalina embuto muzikweka umugeni wa Kristo azategurwa ahinduka omugole wa Kristo ategekebwa nga bwe yakyuka narimo mbwira bene wacu mbadde ngamba abooluganda nageze ahantu kure cyane ndababwira muri bino bihugu mu byaro natuuka awantu ewala nnyo mu gana amawanga eryo ahantu imvura yazigwa nengenda awantu enkuba yali etonya umuntu arampindukira arambwira ngo uri pasiteri omuntu n'akyuka n'agamba oli musumba ndamubwira ngo uranzi naye mugamba arambwira ngo narakubonye wewe nangamba nti nakulaba ndamayize nakulaba nenda amayizi na kado ne kaddo muri church ngo I think nga muri mu kanisa e Nairobi aho hantu awantu awo nta ntare zibayo nta na network zibayo teri network zibeerayo ariko we yarayibonye aramenya naye ate yandaba n'antegeera ndavuga ariko mana neŋŋamba Katonda ibaza uyu muntu yambona nihishe ku ruhande ndi nk'umumwa nk'inzoga singa ono omuntu andabye nga neekusisa awantu ng'anywa omwenge ibaza uyu muntu yambona muri loji singa asanga mu loji nga ndi wamu n'omuwala
ibaza uyu muntu yabona ndi kumwitabi singa ono muntu andaba nga nsika taaba ubwami bw'Imana ntibwari kuzaba busebye obwakabaka bwa katonda buba umuriro tebuswazibwa ntibwari kuzaba watse omuliro guba kandi tegukuumiddwa gana kuba nsebeje gana ndamayize n'akadoga twaza yakuba nga nswaziza ndamayize n'ekado be twali fena umugeni wa Kristo azakora iki omugole wa kristo akola ki aza yitegura yetegeka akitwara neza naye n'atambula tegereje bulungi umukwe ari we Yesu Kristo ng'alindiridde omukomayi gwe yesu umunsi umwe kristo Yesu azaza olunaku lumu yesu alijja celebration tuzakora celebration gye tujja kukola ngiye ubukwe bayigereranya n'ubukwe bagifaananyiriza n'empaka tuzaselebratinga tujja kujaguza azaza gutwara ajja biteguye kujja okutwala bavandimwe betegese mwitegure abaluganda mwetegeke mushake Kristo munonye kristo muhindukire mucuke wasubiye inyuma se wadde emabega ugaruke komawo mwakira ijambo ry'Imana mwanize ekigambo kya mukama